Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iki ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Ata tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho ko n'imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho. Ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ugira uhita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo agenda mbashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandikire cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo wakora iki ubonye iki cyapa? Icyapa gifite ubuso bw'umutuku n'ibirango by'umweru, ni ijambo rivuga ngo stop. Ni mu ndimi z'amahanga, mu Kinyarwanda bisobanuye guhagarara. Ese urahagarara byagenze ute? Guhagarara gusa igihe ibinyabiziga bikwegereye. Be guhagarara niyo nta kinyabiziga ubona. Se guhagarara gusa niba hari abana bategereje kwambuka. De guhagarara gusa igihe ikimenyetso cyaka ari umutuku. Murabizi biriya bimenyetso bikoresha amatara atatu ariyo umutuku, umuhondo n'icyatsi. Rero guhagarara gusa igihe ikimenyetso cyaka ari umutuku. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni B. Guhagarara niyo nta kinyabiziga ubona. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Akenshi uzakibona mu gihe uri mu muhanda muto ugiye gusukira mu muhanda munini, cyangwa se umuhanda muto ugiye kwinjira mu muhanda munini. Kandi urabizi niba ugiye kwinjirana abayobozi b'ibinyabiziga mu muhanda, ni wowe uba ugomba kubaha inzira, ntabwo ari bo baguha inzira. Rero uzahagarara niyo nta kinyabiziga uri kubona kugira ngo winjire muri iryo sangano ry'umuhanda ugenda gake gake udateje ibyago abayobozi b'ibinyabiziga usanzemo. Ndizera ko waramusitamo B. Ndizera ko waramusikandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyambuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ibimenyetso by'agateganyo bigizwe n'imitemere y'ibara risa n'icunga rishije bishobora gusimbura ibi bikurikira. Biba bishobora gusimbura iki? A, imirongo yera irombereje idacagaguye gusa. B, imirongo yera irombereje idacagaguye n'icagaguye. C, imirongo icagaguye n'idacagaguye ibangikanye. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni B. Imirongo yera irombereje idacagaguye n'icagaguye. Ino mitemeri mujya mubibona wenda bari gukora umuhanda, iriya mirongo irombereje hagati mu muhanda wenda yasibamye kugira ngo uze kumenya icyerekezo uri kugenderamo, kubera ko umuhanda ufite icyerekezo cy'iburyo n'icy'ibumoso, bagashyiraho iriya mitemeri isa n'icunga rishije. Iriya mitemeri rero ibishobora gusimbura iriya mirongo iba irombereje hagati mu muhanda, yaba idacagaguye cyangwa se icagaguye. Ndizera ko waramusitamo B. Ndizera ko waramusikandika ku papuro. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka. Mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, ngufatire kode yaba iyo ku ruhushya rwa burundu cyangwa ku ruhushya rw'agateganyo. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandikire cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo iyo bitagishoboka kubona muri metero 200
nabi. Imodoka zikuruwe n'inyamaswa, ingorofani, inyamaswa zitwaye imizigo cyangwa zigenderwamo kimwe n'amatungo bigomba kurangwa bigomba kurangwa n'iki? Hano hari ibisubizo bine baduhitamo kimwe. A, imbere ni itara ryera. B, imbere ni itara ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rihishije. C, inyuma ni itara rimwe ritukura. D, ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro n'izo cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Ngo bitagishoboka kubona neza muri metero 200, wenda se ni igihe cy'imvura hari ibihu byinshi, ni igihe cy'izuba hari umukungugu mwinshi, cyangwa se ni nijoro. Imodoka zikuruwe n'inyamaswa, zino modoka ziba zikuruwe n'inyamaswa mu Rwanda ntabwo uzazibona, ariko iyo utembereye mu butayu bwa Sahara hari nk'ibimashini biba biziritse ku ngamiya, ukabona nk'inyamaswa ziri gukurura ibinyabiziga. Rero izo modoka zikuruwe n'inyamaswa, ingorofani, inyamaswa zitwaye imizigo cyangwa zigenderwamo kimwe n'amatungo, hari ukuntu biba bigomba kugaragazwa kubera ko bitagishoboka kubona neza muri metero 200. Rero zigaragazwa imbere n'itara ryera, cyangwa imbere itara ry'umuhondo, cyangwa imbere itara risa n'icunga rishije, inyuma aho bakoresha itara rimwe ritukura. Ndizera ko aramutse amodi, ndizera ko aramutse yandika ku papuro, utari wahisemo ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Kibazo cya kane kikabaza ngo kunyura ku binyabiziga bindi uretse ikibiziga bibiri bibujijwe aha hakurikira. Biba bibujijwe hehe? A, hafi y'iteme iyo hari umuhanda ufunganye. B, hafi y'aho abanyamaguru banyura. C, hafi y'ibice by'umuhanda bimeze nabi. D, ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Kunyura ku binyabiziga bindi uretse ikibiziga bibiri bibujijwe aha hakurikira. Hehe? Muri make bari kukubwira ngo kudepasa imodoka, kudepasa amakamyo birabujijwe. Ibyo wemerewe kuba wanyuraho ni ikibiziga bibiri, harimo nka za velomoteri, amapikipiki adafite akayabiziga ku ruhande, cyangwa se n'amagare. Biba bibujijwe kunyura ku byo binyabiziga bindi uretse ibyo ngibyo by'ibiziga bibiri hafi y'iteme iyo hari umuhanda ufunganye. Iteme baba bavuga ni ikiraro, hafi y'aho abanyamaguru banyura. Urabizi kunyura mu nzira z'impande z'abanyamaguru, gutwariramo ikinyabiziga biba bibujijwe, ndetse na hafi y'ibice by'umuhanda bimeze nabi. Ndizera ko aramutse modelo D. Ndizera ko aramutse yandika ku papuro. Kibazo cya gatanu kikabaza ngo iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ni nuhe muvuduko? A, kilometero 60 mu isaha. B, kilometero 40 mu isaha. C, kilometero 25 mu isaha. D, kilometero 20 mu isaha. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni A, kilometero 60 mu isaha. Ayo ni amategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange. Zino modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange aba ari kilometero 60 mu isaha. Rero noneho ku mavatiri y'ifasi aba ari kilometero 75 mu isaha. Noneho kwa ziriya modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zakozwe aba ari kilometero 25 mu isaha. Kuri velomoteri aba ari kilometero 50 mu isaha. Ku mapikipiki aba ari kilometero 80 mu isaha. Ibyo byose ni ibibazo bababaza, babikubwiye hakiri kare kugira ngo uhure nabyo mu kizamini urakora mu kanya. Ubifiteho amakuru murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Kibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga kuko iyi ntabwo ari mpande eshatu, ntabwo ari mpande enye. Ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, tangirwa serivisi ni muri metero 30. B, muvuduko munini ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu isaha. C, muvuduko muto ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu isaha. D, aho ibinyabiziga bihagarara ni imbere mu birometero 30. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo.
ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni se. Umuvuduko muto ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu saa. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka, birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Iyo ukibonye uhita wongeza umuvuduko. Utwariye muri kilometero 80 mu saha nta kintu bagutwara, ariko iyo ugiye munsi y'uyu muvuduko muto ntarengwa bagutegetse bahita bakwandikira. Muri make ubujijwe kugendera munsi ya kilometero 30 mu saha. Urongeza umuvuduko umuto uri buze kugenderaho abe ari uwo nguwo uri mu birango. Niyo mpamvu duhisemo se, umuvuduko muto ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu saha. Niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Utari wahisemo ndizakora n'icyambuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 7 kikabaza ngo umuyobozi ugenda mu muhanda igihe ubugari bwabo budatuma anyuranaho nta nkomyi ashobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru, ariko amaze kureba ibi bikurikira: ugeze ahantu usanze umuhanda urafunganye unyuranyeho wateza inkomyi. Uba ushobora kunyura mu nzira z'impande z'abanyamaguru, ariko umaze kureba kimwe muri ibi. Umaze kureba iki? Umuvuduko w'abanyamaguru. Ese abanyamaguru bari kwirukanka cyangwa bari kugenda gahoro? B, ubugari bw'umuhanda. Ese umuhanda wacu ni mugari cyangwa se urafunganye? Se, umubare w'abanyamaguru. Ese hari abanyamaguru 5 cyangwa hari abanyamaguru 10? D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro n'iso cy'ukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Nta na rimwe biba byemewe ko uri umuyobozi w'ikinyabiziga utwarira mu nzira z'impande z'abanyamaguru. Icyo wareberaho cyose ntabwo biba byemewe. Niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo ku byerekeye kwerekana ibinyabiziga ni ukumurika kwabyo ndetse no kwerekana ihindura ry'ibyerekezo byabyo. Birabujijwe gukora andi matara cyangwa utugarurarumuri uretse ibitegetswe, ariko ntibireba amatara akurikira. Ntibireba ayahe matara? A, amatara ndanga. B, amatara ari imbere mu modoka. C, amatara ndangaburumbarare. D, ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni B, amatara ari imbere mu modoka. Birabujijwe gukora andi matara. Ngo uvuge ngo ikinyabiziga cyanjye ndikubona kimurika muri metero 150, amatara yacyo ari kumurika mu ntera nto nashaka, reka nyongere njye mu igaraje nkirishaho andi matara azajya amurika, ku buryo ndaba ndi Nyamirambo nkamurika aho za Sonatube. Biba bibujijwe no kongeraho utundi tugarurarumuri uretse ibitegetswe, biba bibujijwe. Ariko ntibireba amatara ari imbere mu modoka. Ari amatara ari imbere mu modoka ushaka wajya urayahindura buri munsi nta kibazo. Uyu munsi ukayagira umutuku, ejo ukayagira ubururu, ejo ukayagira umukara, nta kibazo, kubera ko ari amatara ari imbere mu modoka. Ndizera ko ramutamo B, ndizera ko ramutse ku papuro. Kibazo cya 9 kikabaza ngo bumwe muri ubu bwoko bwa feri ituma imodoka igumaho uko yaba yikoreye kose ku muzamuko cyangwa gugacura ibya 16%. Imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma niyo umuyobozi yaba atarimo. N'ubuhe bwoko bwa feri? A, feri yo guhagarara umwanya munini. B, feri y'urugendo. C, feri yo gutabara. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A, feri yo guhagarara umwanya munini. Babitubwiye n'ubundi mu kibazo ngo imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma niyo umuyobozi yaba atarimo. Ese iyo umuyobozi w'ikinyabiziga atari mu kinyabiziga kiba kiri kugenda? Oya, kiba kihagaze. Haba harimo iye feri, haba harimo feri yo guhagarara umwanya
munini. Ndizera ko waramutse rero ndizera ko waramutse yandika ku gapapuro utari wahisemo. Ibibazo biragaruka n'ikiza mu kizamini wakora mu kanya uhita ugikora, ariko ukibuka ko feri y'urugendo ari ya yindi ituma imodoka ihagarara ku buryo bwizewe bubangutse kandi nyabwo. Uko imodoka yaba yikoreye kose, yaba igeze ahaterera cyangwa se igeze ahantu hacuramye, feri yo gutabara ni bwa buryo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza. Ibyo ni ibibazo bitatu babaza ku bintu bijyanye n'amaferi. Ndizera ko nibaramuka kubajije kimwe muri byo cyangwa byose urahita ubikora, kubera ko mba mbikubwiyeho hakiri kare. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo utugarurarumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tugomba kugira ibara rikurikira. Utugarurarumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tuba tugomba kuba dusa dute? A, umweru; B, umuhondo; C, umutuku; D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hanzo cy'ukuri nta kindi ni B, umuhondo. Utugarurarumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tuba tugomba kuba dufite ibara ry'umuhondo. Turi imbere ku kinyabiziga tuba tugomba kuba dusa umweru. Uturi inyuma tuba tugomba kuba dusa umutuku. Ibyo ni ibibazo bitatu babazaho, babikubwiye hakiri kare kugira ngo uhure nabyo mu kizamini wakora mu kanya. Ubifiteho amakuru uhita ubikora. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe tugahita dutsinda. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka, mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka ngo ufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Nimutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, hegereye umuhanda unyerera; B, imbere ipine ryapfumutse; C, ahegera icyago kidasobanuye ukundi; D, imbere hari hatangirwa serivisi. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, ahegera icyago kidasobanuye ukundi. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Kikaba kivuga ko ugiye kugera ahegera icyago kidasobanuye ukundi. No kubera iki bakoresha iki cyapa? Hari agace ugiramo harimo nk'ibyago bitanu bitandukanye, bakabona batarashyiraho ibyapa bitanu bishoreranye, bagashyiraho kino kimwe kikubwira ngo hegereye icyago kidasobanuye ukundi. Menya ko ugiye kugera ahantu haguteza ibyago, menya ko ugomba kugabanya umuvuduko, menya ko ugomba kwitonda, kubera ko bari kubona ko batatondekaho ibyapa 10 bitondekanye bitewe n'ibyago bihari byinshi. Rero bagashyiraho kino kimwe kikubwira ngo hegereye icyago ariko kidasobanuye ukundi. Ndizera ko ramsamose, ndizera ko ramsyandika ku gapapuro. Tugira amoko atanu ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Video irahari, yandikira kuri WhatsApp nyiguhereze mu gihe kitarenze iminota 2, cyangwa ujye kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Kibazo cya 12 kikabaza ngo nijoro igihe ijuru rikeye, itara ribonesha icyapa kiranga numero y'ikinyabiziga rigomba gutuma izo nimero zisomerwa nibura mu ntera ikurikira. Kiriya tara riba riri kubonesha kuri plaque, niko mubyita. Riba ryatuma usomera ziriya nimero za plaque mu ntera ingana iki? A, metero 150; B, metero 50; C, metero 20; D, metero 10. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni C, muri metero 20. Ririya tara ribonesha kuri plaque byibura riba ryatuma usomera ziriya nimero muri metero 20. Waba ukiri muri metero 20 ukaba wasoma ziriya nimero ziba zanditse kuri plaque nijoro igihe ijuru rikeye. Ndakeka ko rero rusomose, ndizera ko ramsyandika ku gapapuro. Utari wahisemo ni cyiza mu kizamini wakora mu kanya uhite ugikora. Ikibazo cya 13
gatatu kikabaza ngo ibyapa byerekana icyago kidahoraho kandi bigenewe kwerekana aho bagana cyangwa aho berekeza umuhanda nk'igihe cy'impanuka cyangwa hari imirimo ikorwa mu muhanda birangwa n'amabara akurikira. Birangwa n'amabara asati: A, umweru n'umukara; B, umweru n'umuhondo; C, ubuso bw'umweru gusa; D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Ngo ibyapa byerekana icyago kidahoraho. Wenda ikimodoka cyaguye mu muhanda kirawufunga, bari kugikura mu muhanda. Icyo ni icyago kidahoraho kubera ko ntabwo hahora hawuguza izo modoka. Cyangwa n'igihe cy'imvura ibitaka byaguye mu muhanda birawufunga, bari kubikura mu muhanda. Urumva aho hantu ntabwo ibitaka bihora mu muhanda byahaguye. Rero ni icyago kidahoraho kandi bigenewe kwerekana aho bagana. Noneho ibyo byapa bashyizeho biri kukwereka ahantu ugomba kunyura. Rero ibyo byapa birangwa n'amabara abiri, ariyo umweru n'ubururu. Kubera ko bakoresha ibyapa bitegeka bavuga ngo hano hari gukorerwa imirimo, icyerekezo gitegetswe komeza imbere gusa, kata iburyo gusa, kata ibumoso gusa, bitewe n'ahantu bashaka ko uza guca. Iyo badakoresheje ibyapa bitegeka n'ubundi bakoresha kiriya cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga, kiba cyanditsemo ngo deviation. Bisobanuye iki? Bisobanuye ngo kuyobya umuhanda. Rero nacyo kiba gifite ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Hano hari ahantu ubonye handitse ubururu n'umweru, ntaho, niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndizera ko ramusamo D, ndizera ko ramusikandika ku gapapuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa gusa. Bikurikizwa gusa hehe? A, mu masangano; B, mu bimenyetso bimurika; C, A na B ni ibisubizo by'ukuri; D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ibyapa bibuza biba bifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. N'ibyapa bitegeka biba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Ngo bikurikizwa gusa mu masangano, aho imihanda ihuriye. Ahandi wajya urabibona ukabyirengagiza. Oya, mu bimenyetso bimurika wabibona kuri feruje ukabyubahiriza, ariko waba ukimara kwahenga wajya urabona ibindi byapa bitegeka cyangwa bibuza ukajya urabyirengagiza. Nabyo oya. Twabonye ko A atariyo na B atariyo na C ntiyabayo, niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahubwo bikurikizwa mu masangano, mu bimenyetso bimurika, ndetse n'ahandi hose, mu nsisiro ndetse n'ahandi hose. Niyo mpamvu hano duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndizera ko usobanukiwe. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo ibyapa biburira bibereyeho kumenyesha umugenzi. Kumenyesha umugenzi iki? A, ko hari icyago; B, icyago kidasobanuye ukundi; C, imiterere y'icyago gitunguranye; D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari izo cy'ukuri nta kindi ni A, ko hari icyago. Ijambo umugenzi bakoresheje ntabwo ari kuvuga abanyamaguru, ariko bari kuvuga abantu bose bari gukoresha inzira nyabagendwa, harimo n'abayobozi b'ibinyabiziga. Rero ibyapa biburira bibereyeho kumenyesha umugenzi ko hari icyago. Murabizi ubibona mbere. Niba hari akanunga bakabikubwira hakiri kare. Niba hari umuyaga w'intambike bakabikubwira hakiri kare. Niba hari amabuye ahanuka cyangwa ataruka mu muhanda bakabikubwira hakiri kare. Niba ari ikoni bakabikubwira hakiri kare. Rero ibyapa biburira bibereyeho kumenyesha umugenzi ko hari icyago kugira ngo arusheho kwitwararika, ataza guhura n'impanuka cyangwa n'ibindi byago byamuteza kubura n'ubuzima. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande enye kuko ntabwo ari uruzigaye, ntabwo ari mpande eshatu. Ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umweru n'umutuku. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, isangano rifite ishusho ya T; B, inzira idakomeza; C, aho batelefonera; D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye.
tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni B, inzira idakomeza. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga, kikaba kigaragaza ko inzira giteyeho mu ntangirira idakomeza. Kubera iki bazagishyiraho? Kugira ngo utaba uri mu muhanda munini, waba uri kugenda ukabona undi nzira ishamikiye ku muhanda urimo, ukavuga ati mbonye umuhanda w'ubusamo, wagera imbere ukaba wabura inzira. Rero bashyiraho kino cyapa mu ntangiriro bakubwira ko inzira giteyeho mu ntangiriro idakomeza. Bajyana banakibaza mu buryo bw'amagambo bakakubaza ngo ese icyapa kigaragaza ko inzira giteyeho mu ntangiriro idakomeza kirangwa n'ibirango by'amabara sate? Uzavuge ko ari umweru n'umutuku. Niba kikubaza mu buryo bw'amashusho uhitemo B, inzira idakomeza. Ndizera ko rero uzahita ubikora. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo igihe umuyobozi w'inyamaswa afite inyamaswa idatuje asaba ko ibinyabiziga bihagarara, uba ugomba kwitwara ute? A, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara. B, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kuvuza ihoni agakomeza. C, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko. D, ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara. Mu gihe uribonye umuntu ari kugenda mu muhanda ashoreye amatungo, imwe iri kumutana ikaza mu muhanda agasaba ko ibinyabiziga bihagarara, uri umuyobozi w'ikinyabiziga uba ugomba guhagarara akabanza akayikura mu muhanda, ukabona gukomeza urugendo rwawe kugira ngo itaguteza ibyago. Ibyo byago barimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu uri umuyobozi w'ikinyabiziga uba ugomba guhita uhagarara akabanza akayikura mu muhanda. Ndizera ko ramusamo A, ndizera ko ramusyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo iyo mu muhanda hashushanyijwemo umurongo wera ucagaguye ntugomba gukora iki? A, ntugomba kujya mu kindi gice cy'umuhanda. B, ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. C, agomba guhagarika ikinyabiziga. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni B, ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. Iyo mu muhanda hagati ira mirongo irombeje hagati mu muhanda, waba ucagaguye waba udacagaguye, bivuga ko umuyobozi abujijwe kuwurenga, kubera ko bari kubwira ko ugomba kugendera iburyo, ibumoso hakagenderwamo n'izindi modoka ziri guturuka mu kindi cyerekezo. Ariko iyo ucagaguye uba ubujijwe kuwurenga, ariko ukaba wawurenga bibaye ngombwa. Biba ngombwa ryari? Mu gihe ugiye kunyuranaho, ari byo mwita kudepasa, mu gihe ugiye gukatira ibumoso cyangwa ugiye guhindura icyerekezo. Niyo mpamvu duhisemo B, niyo mpamvu tunanditse ku gapapuro. Utari wahisemo ndiza ko n'ikimuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo birabujwe kongera ku mpande z'ikinyabiziga kigendeshwa na moteri cyangwa velomoteri ibi bikurikira. Ibiki biba bibujwe kubyongera ku kinyabiziga cyawe kigendeshwa na moteri cyangwa velomoteri? A, imitako. B, ibintu bifite imigongo cyangwa birenga ku mubyimba kandi bishobora gutera ibyago abandi bagenzi. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Birabujwe kongeraho imitako n'ibintu bifite imigongo cyangwa birenga ku mubyimba kandi bishobora gutera ibyago abandi bagenzi. Ndizera ko ramusamo rero C, ndizera ko ramusyandika ku gapapuro. Wari wahisemo A, iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo B, iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Ugomba guhitamo C, ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri, kubera ko mu kibazo cyacu badahemo ibisubizo bya nyabyo bibiri. Ikindi bibazo biragaruka. N'ubu utari ugikoze kano kanya, nikiza mu kizamini wakora mu kanya uhita ugikora. Ikintu uba usabwa ni kimwe, ukanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho
aba ari icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyane cyane kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo agenda bashyiriraho na biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Umuntu wese wakanze subscribe nkimara kubishyiraho ahita abibona, kandi ni ibyatuma ajya mu kizamini agakora rimwe agahita atsinda. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajwe mwa kino kizamini cy'uyu munsi kirabaza ngo ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyanditswe bireba nyiri karita cyangwa biranga ikinyabiziga kigomba kumenyeshwa ibiro by'imisoro, haba mu magambo cyangwa mu baruwa ishinganye. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? Bibaye ngombwa ko ibyari byanditswe bireba nyiri karita bihindurwa. Niba ufite ibyanditswe bireba nyiri karita byanditseho Clement ushaka gushyiraho wenda Joyce, bizaba ngombwa ko ibyari byanditsweho bihindurwa. Rero biba bigomba kumenyeshwa ibiro by'umusoro, haba mu magambo cyangwa mu baruwa ishinganye. None bikorwa mu gihe kingana gute? A, mu minsi 5, B, mu minsi 8, C, mu minsi 15, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, mu minsi 8. Bikorwa mu minsi 8. Noneho iyo ikinyabiziga cyoherejwe mu mahanga burundu cyangwa kitagikora, ibyapa ndanga bikurwaho bikoherezwa mu biro by'umusoro. Ibyo byo bikorwa mu mezi 2. Ariko iyo bibaye ngombwa ko ibyari byanditswe bireba nyiri karita ibyo byonyine bihindurwa, bikorwa mu minsi 8. Ndizera ko ramusamo B, ndizera ko ramusyandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ndizera ko kino kizamini dukosoye ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose kizeho. Ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda bashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwire kode ukeneye, tubwire se niyo kuri Provisoir cyangwa niyo ku rushya rwa burundu, tugufatire kode aho waba urose mu gihugu mu gihe kitarenze iminota 2. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe, cyangwa mu buryo bwa online wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandikire cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789 353 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ndabakunda cyane. Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza. Abari hafi gukora amahirwe masa.